jya bwarakenyeye mu abagore najya guhohotera nshaka iki najya guhohotera nshaka iki nagiraga ngo rwose nawe hari ukuntu muvugana reka reka uwasiriye niko uw'icyeza uw'icyeza atari ko kumva noneho yitwa ngo Brandine ase wamepe nta muntu ukibitanga ku gahato ngira ngo baravuga ngo ni Brandine undi ngo ni Brandine ngo nta muntu ukibitanga ku gahato reka ese ugira umwana cyane bangahe umwe murabana bangahe se hari isoko babaguramo oya ku mugore nkaho utagira umugabo umwe arahagije ahubwo se wandangiye umugabo mepa uko nakubonye ntawe wagushobora ko ni ingaragu uramenye gaso ngo ukuntu wambonye ngo wabonye oya ntawe wagushobora pe mana uri mwiza kabisa ntacyo utwaye ariko sha ushobora kuba ufite cyagutse cyaki ntukajya ubeshya isi ngo wapingu ndagukunda cyane ndi kuri fone sheri yarazamutse yibereye kuri fone Brandine wanjye ariko ngarankunda cyane disi ubundi buriya abantu bagukunda ariko abantu bose bagukunda uzabona ushyira mepa njyewe nshimishwa cyane no gukundwa n'abagore nese ko ndi kukubwira ko nanjye nagukunze nkaba numva uri kwirebesha Nyanza reka da nza mu bandi yarata iyo mvugo niyo kwihenura oya none se anye ukora ibiki ubusanzwe jya mu bandi ukora iki ubusanzwe cururiza mu rugo uvuga ukabisubiyemo Agnes cururiza mu rugo urabona ko ari sawa urabona ko ari sawa cyane rwose warakenyeye ariko none ntabwo ucururiza mu rugo hanze ibintu bimeze nabi ariko se situziranye amaso kuyandira amaze kuba uri kunyirengagiza njya nshaho nakubwira ngo wanzamuye ngo ubu se ngo waba ujanuje gukora iki sibyo ese yari gahunda z'inyama mutaziranye rata nyibutsa rata ugeze kuri ofisi wacu yaraje nyine ariko nahaje rimwe tugikorera